n'abera sinari nabona ukuntu umuntu atinya umuntu kurusha igikoko muri jenoside ubonye umuntu atambuka wahitaga wicara ariko ubonye igisimba wanza wari kucyegera kandi mukurije mu mutima numvaga ntekereza ko ndibujye kubasaba ibyo kurya niba hari ikintu cyatumye abantu babavumbura muri jenoside n'inzara yarakwije bakavuga kugira ngo inzara inyice ndagenda bampa ibyo kurya kandi wahita wibagirwa ko nta nicyo ukumva ntacyo bari bugutware nari nasabye Imana ngo Mana uzandinde umuntu ufata ku ngufu uzandinde n'unkomeretse aho kugira ngo bimbeho nzapfe ariko numvaga namaramaje kubibwira Imana hari uwashatse kufata aho nari nihishe menye rero ko ahari njya kumureba numva ngiye kumukubita byiza muri make urushyi uvuga mukubise kumuha bibiri ariko wagiye wumva nagiye numva ari umukubita rw'intoki rwiza nka rumukubita ahantu mwitamo numvaga rwose ndi burubangure nka rukubita hanyuma ngezeyo nyine bihinduka ibindi ibihe byiza ukurikiye Ukwezi TV uri hirya no hino mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu mu bihugu bitandukanye ku bigabane itandukanye mukunda kandi mukurikira ibiganiro bitandukanye mugezweho hano Ukwezi TV umuntu uri imbere yanyu mushobora kuba umuzi isura wamubonye ukahita umumenya nubwo mpamya nashidikanya ko abamuzi bazi ijwi bazi ibikorwa bye bazi izina rye bataramubona ngira ngo nibo benshi yitwa Mukandemezo abantu benshi baramuzi kuri RBA kuri cyane kuri Radio Rwanda aho akora ibiganiro bitandukanye ndetse amaze imyaka myinshi ari umunyamakuru kuri RBA uyu munsi nifuje ko tuganira ntitwibanda cyane ku mwuga akora w'itangazamakuru ahubwo turajyana cyane n'ibihe turimo byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi turi kwibuka ku nshuro ya 28 Mukandemezo kimwe n'abandi banyarwanda bari icyo gihe bafite byinshi babonye muri jenoside yakorewe abatutsi abayirokotse mu ngeri zitandukanye bahuye n'inzira y'umusaraba ariko usanga mu bice bitandukanye ku bantu batandukanye buri wese afite amateka y'ubuzima bwe yihariye twifuje ko uyu munsi Mukandemezo nawe tunyuraho muri makeya ngira ngo ujya kuvuga jenoside yakorewe abatutsi yashatse anahera mbere gato ya 1994 kuko ni ibintu bitaje gutyo gusa ni ibintu bifite imvano ni ibintu bifite aho byaturutse ndetse n'urugendo by'umwihariko rwo kuva mu kwezi kwa 4 muri 1994 kuza kugera igihe ingabo zaho zari zarapiye zahagarika jenoside zikanasoza urugamba rwo kubohora igihugu umwanya no wawe yego ndabashimiye cyane Ukwezi TV hanyuma ubundi jewe ubuhamya wari burebure ibintu kwivuga igihe kirekire cy'ubuzima wagize mu mpera imbere ya jenoside gatoya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda yabaye nkora muri kaminuza y'u Rwanda ihuye mu cyo bita extension universitaire hanyuma rero ntabwo ari mvuka hano i Kigali ariko mbere ya jenoside gateye nicyo navuga nuko ubuzima abantu barabizi ko butari bworoshye cyane ubuzima bwo kwiga ndetse n'akazi ntabwo byari byoroshye kuko no kwigenda imbere gato ntabwo nashoboye kujya muri secondaire cyangwa se mu mashuri yisumbuye ya leta kubera iringaniza nize muri college Apakope nkunda cyane kandi mbishimira n'Imana kuba narahize byose bibaho kubera Imana nabivuga gutyo niho nize ndangiza amashuri yisumbuye mu 1991 ariko mu 1990 ubwo urugamba rwo kubohora igihugu rwatangiraga ku ishuri ryacu ntabwo byari byoroshye ndajya aho ngaho ntabwo byari byoroshye twigaga badusohora bavuga ko atuzengurutse hari intwaro ibintu byinshi ngira ngo kandi ababyibuka neza mu 1990 mu kwa 10 na kumwe nibwo habaye mu kwa 10 na kumwe cyane mu kwa 10 nibwo urugamba rwatangiye ku itariki 3 rero nibwo habaye ngira ngo murabyibuka itariki 3 z'ukwa 10 1990 nibwo habaye ikinamico yatumye hafungwa abantu benshi bitwa ibyitso by'inkotanyi ni igihe ntajya nibagirwa ni igihe cyamvumye cyane kandi cyangizaho ingaruka n'uyu munsi wa none kuko abavandimwe banjye twabanaga hari umusaza wanjye yitwaga Alphonse Nduguteye twarabanaga mu Nyakabanda ya Nyarugenge hanyuma yitwaga Fidel Bizimana niwe nakurikiraga we yabaga mu Kiyovu rero kubera ko hari hafi niho natahaga saa 6 ngiye gufata ifunguro ariko ari mugoroba nkataha mu Nyakabanda
ahari noneho umusaza wanjye ufite urugo na muramukazi wanjye yitwaga Specioza Mukankusi nakundaga cyane kandi nabo barankundaga icyo kintu ndakibuka nkumva nejejwe nabyo barankundaga nkumva nguwe neza hanyuma rero jenoside nyine ubwo itaraba nyine mu gihe cy'ibyitso by'inkotanyi wa musaza wanjye nakurikiraga baramufunga umufunga ku ikubitiro icyo kintu cyarambabaje kugeza namaze amezi ibyitso by'inkotanyi babafunze amezi 5 n'iminsi 29 bafunguwe nyuma y'abandi ntago bujuje neza amezi 6 niyo minsi nicyo gihe bafunguye igihe cyose yamaze arafunzwe nagize ikibazo cyo kunanirwa kurya kuko najyaga kurya nkibuka ko afunze nkibuka ko atazi kurya ibiryo bibi ntago yarabizi ntiyarazi kurya ibintu biruhije yikundiraga nyine ibiryo biryoshye rwose noneho yari yasiza ahashya akoze stock nini byamaraga gushya najya kubitamira nkahita nibuka ngo Fideli ubu ngubu nta kintu arimo kurya nkahita mbireka kuva icyo gihe nagize ikibazo cyane ikibazo cy'amaraso make ikibazo cy'amaraso make rero nabyo wenda bisobanurwa n'abaganga nicyo bita hemoglobine iramanuka ikajya hasi pe noneho bituma kuva icyo gihe kugeza uyu munsi ntabyitwararitse ngo menye iby'imirire cyane iragaruka ntabwo irorera icyo gihe rero ntabwo uzakibagirwa ko cyamvunye ni nabwo bwa mbere mu buzima bwanjye nagize amanota makeya mu ishuri kuko iyo nagiraga amanota ari munsi ya 80 numvaga ishyano rigushye mu mibereho yanjye ariko ubwo byabaye ishyano ribi ko nagize amanota 59 kwijana mu gihe bamufunga muri icyo gihembwe niyo nagize niga mu wa 5 w'amashuri yisumbuye ni ikintu kimbabaza rero byarambabaje cyane cyane hanyuma ngira umugisha cyo kora baramufungura tunongera turabana na ya maraso nyine menye uko nyacunga kugira ngo ashobore kugera ku rugero rukwiriye nase nabijyamo kuko ntabwo ari tugiye kuvuga none ahangaha ubwo rero ndasimbuka ngere kuri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda sinasubiye inyuma abantu bivuga kenshi guhaguruka mu ishuri kukoba ibyo byose abantu barabizi uburyo umuntu yahoraga yumva afite ubwoba waba n'uwa mbere ugataha wiruka uhunga kuko usibye ko abana bagira urugomo isi nyine igira ishyari n'akaga kuba uri uwa mbere kikaba icyaha icyo nacyo ndakibutse ko ababyeyi banjye ntibajyaga baza kunyumvira amanota mu mashuri abanza ntabwo bajyaga baza kuko batahaga babacundaguza ngo nimwe mwabyaye nyine urumva ni ikibazo ukaba uwa mbere ariko abantu bakakurakarira ni ikibazo gikomeye nyamara dushaje twanezezwa n'igihe tugezemo kubona umwana abona amanota igihugu kikanamuhemba kikabimenya ni ibintu byiza pe ibyo ndabyibutsa abana babwire ngo bahe agaciro ibyo bintu byo gukora mu buryo bw'amarushanwa cyangwa se competition warangiza ukabishimirwa twebwe nyine wabaga uwa mbere hari igihe abana bajyaga kubera ko habagaho n'ikibazo cyo guhora duhaguruka mu ishuri mbisubiye inyuma gatoya bagahamagara ngo uwa mbere Nikoleta Mukandemezo nkagenda mfite umujinya nta kugaragaza guseka kuko nyine uvuga uti n'ubundi sanzwe ntago abantu banyishimiye nta mpamvu yo guseka nacyo ni ikibazo rero abantu bagiye bahura n'ibikomere biremereye aho rero sindi bahatinde ndetse mbwira abantu nuko nari bucura umuryango w'iwacu abakobwa 3 n'abahungu 3 mu nda y'iwacu harokotse jewe na mukuru wanjye turi babiri basaza banjye 3 bose barabishe muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda imfura y'iwacu yitwaga Rutayisire Alfred hanyuma ubuheta kitwa Alphonse Nduguteye ubwo ni umuhungu nyine wa kabiri wa gatatu mukuru wanjye yitwaga Mukabazayire Veneranda nawe baramwishe hanyuma mukuru wanjye yitwa Clotilde Mukandengo niwe twarokokanye musaza wanjye nakurikiraga witwaga Fideli Bizimana nawe baramwica twarakundanaga bikomeye cyane ariko bikomeye hari ukuntu abavandimwe bakundana ukabona sinzi ukuntu bisobanura ni ikintu cyangoye kubyumva kandi cyokora nuko rimwe tuzahura niringira ko tuzahurira ahandi hatari muri ubu buzima budapfa hanyuma rero ngeze hafi ya jenoside gato 1994 mu kwezi kwa kabiri
nibwo nagize inzozi zikomeye ariko usibye ko nyine inzozi zikomeye n'ubusanzwe mbizi umugisha ngira nuko nanasenga Imana nkamenya n'ibisobanuro byazo ku rundi ruhande narose mbona umubyeyi wanjye mbyara mama mbona ari ku muhanda ari mu busamba ndavuga hoya ibi byo ntabwo bishoboka hapfa abandi ariko mama ntabwo yapfa. Wari usanzwe ukabya inzozi? Ntabwo nari nakabimenya neza ubu nibwo ngenda mbibona ko ari impano mfite noneho ndavuga oya hapfa abandi ariko mama ntabwo arimo. Hari mu kwa kabiri ku itariki 15 ndabyibuka mu 1994 noneho nyine ndakanguka numva impungenge ndasenga muri iyo minsi aranarwara koko noneho nza kuza i Kigali kumureba kuko umutima wahise ukubita navuga inzozi narose Mana yanjye mama akaba arwaye ubundi atajya mu bitaro bigenze biti araza nibwira ko ari ibyo ngibyo ariko ntabwo byari byo ahubwo Imana yankoreye kuko nanije kumusezeraho ntabizi mu mpera z'ukwezi kwa kabiri mu 1994 ndaza turaramukanya ndamukanya n'abavandimwe nabo ubwo bwari ubwa nyuma ntabizi ari musaza wanjye nabwiye Bizimana Fideli ari Alphonse Nduguteye n'umudamu we turaramukanya turishimana mbona mama nyine yarorohewe rarwaye bamuzana kumuvuza nubwo wacu ari Kigali ko ntabwo ari mu hari mu mujyi neza ni hakurya mu murenge wa Ndera mama turaramukanya hanyuma icyo gihe ni cya gihe Gatabazi yapfaga igihe yapfaga noneho nabucyana akagwa i Butare nawe hahandi aho Gatabazi ruzi ko avuka i Butare ari umuyobozi wa PSD hanyuma rero nyuma yaho nabucyana nawe agapfa wa Sederi hari muri icyo gihe rero kiteye impungenge ukareba ikirere ukabona nyine ibintu biteye ubwoba noneho mama dusezeranaho arataha hari interuro nkunda kuvuga ngo amahoro iyo nsezera abantu cyangwa gusuza kuvuga ngo amahoro rero ni mama wari dutoje iyo bavuga ngo urabeho nanjye numva ari ijambo ntakunda urabeho akenshi ni ijambo usa naho usezera rero yadutoje kuvuga ngo amahoro mwana wanjye waba ugiye ku ishuri amahoro mwana wanjye ni ijambo rero nkunda kuko yari intoje kandi koko iyo wifurije umuntu amahoro uba umwifuriza ibyiza mama rero aragenda arataha nyine nanjye nsubira i Butare ku kazi nakoraga muri kaminuza y'u Rwanda nabibabwiye hanyuma rero bidatinze jenoside iragera jenoside ijya kugera nabwo nako yatangiye i Butare kuko twebwe mu mujyi i Huye ku itariki 21 z'ukwezi kwa 4 mu 1994 nibwo jenoside yagaragaye cyane nibwo hatangiye ibikorwa byo kwica abantu mu mujyi wa Huye rero mu minsi ibanza ku itariki 10 jenoside yatangiye ku itariki 7 z'ukwezi kwa 4 ngira ngo abantu barabyibuka mu 1994 ku itariki 10 z'ukwezi kwa 4 nyine muri jenoside nabwo note zindi nzozi ndota mbona muri mukazi wanjye twakundanaga mudamu wa musaza wanjye nabwitwa Nduguteye Alphonse mbona aryamye ahantu mbona aryamye hari ku nzira ijya mu rugo aho twari dutuye hari ku gacuru kuntu noneho ndamuhamagara yanga kunyitaba ndamuhamagara wapi yanga kunyitaba aryamye ku mufuka munini cyane ndawukurura kuko yari afite ibiro byinshi birananira ndakurura wapi byanze mfata abana yari afite abantu 6 umwe mushyira ku rutugu undi mufata mu kuboko yirukankana ndiruka ahantu nabonaga hari ni abantu bazi iruhande muri rya shyamba ry'inyuma rya Albertum uko hameze ni nkiruka nkakata mu maveni inka ziranyirukankana nyinshi z'imikara ndiruka ariko kubwa amahirwe ndabarengana mpita numva igisobanuro gikomeye kiraje ndavuga birashoboka ko abavandimwe banjye babishe ariko abana ntacyo bazaba niko byagenze koko ubwo hari ku itariki 10 umuntu anzana inkuru ambwira ko babishe koko musaza wanjye namura mu kazi wanjye babishe ku itariki 10 z'ukwezi kwa 4 1994 izo nzozi nazirose mu ijoro ry'iyo tariki buke kuri uwo munsi buri buki uwo munsi ukagera ni 9 rishyira ku 10 ego basi niko byagenze ku itariki 12 amakuru ndayamenya hari abantu kuko
abantu twasenganaga bahaye amakuru telefone zari zitaraba cyane ariko babwira abavandimwe umuntu witwa Ringuye neza Faustin ari Nairobi muri Kenya nabo n'abantu nagiriyeho umugisha ku rwego rukomeye iyo mbibutse basabira umugisha nta kindi nakora usibye kubasabira umugisha hanyuma njyayo ngiye gusura abandi hirya mu Irango numvaga nshaka kujya kubasura hari nawe yarapfuye yitwa Claudette muri Nyangango numvaga ashaka kujya kumusura kuko nawe yaratuye mu Nyakabanda ngeze rero bambwira amakuru nyine ko musaza wanjye na mukazi wanjye babishe basi nkuru ndayakira ndakomeza njyaho najyaga hanyuma ariko ntabwo nari nakamenye neza ibyo ari byo pe n'indangamuntu nari nyifite ngeze ku Mukoni aho bita ku Mukoni hepfo ya universite gato bazi Butare bazi Ruhande tuhasanga abajandarume batwaka ibyangombwa nari kumwe n'umuvandimwe wanjye yitwa Cecile Kangabo ubu nawe aba mu mpinga nzima hariya ihuye niho akorera nyine bareba indangamuntu abajandarume nyine ubona waturebeye indangamuntu ntekereza ko yibaje atari ko aba bantu ubu bari mu biki ntekereza ko yavuze ati baza nta kintu bazi ari dusubiza ariko ubona ashatse kutuha nk'amakuru nyine biramuyobera mwari magambo wenda hari abato batabizi kuko ashaka kuba ari irangamuntu afite uyu munsi ntabimenye yari irangamuntu irimo indangamuntu yari mu bwoko bwanditsemo nyine mbere ikintu cya mbere umuntu yakoraga kuri n'indangamuntu y'agatabo yarafunguraga akegura agafoto ntabwo ari nk'uko nguko basigaye bayisikana ngo bayishyireho yabaga ari ifoto isanzwe yabometsemo akegura agafoto akareba hutututsi twakareba nyine ubwoko bwawe nyine arabireba ubona bimuteye ikintu nyine buri kiyatubwira turakomeza turagenda tujya gusura wa muvandimwe kuko yari atwitirira nkuru nanga kumubwira ibyo kuko abo bavandimwe twari tuziranye mu muryango hafi mu muryango tunasengana nanga kubimubwira turabanza turarya tumaze kurya ndayimubwira yarariravuze induru nyine yaranatwite rumva byaramukomerekeje bikomeye hanyuma tugaruka nyine ihuye ndabyibuka uwo munsi kuri 12 tugeze mu mujyi nabaga muri home hari abakobwa benshi tubana mfite agahinda bigaragara ko mfite agahinda mu isura ariko nkumva atari n'inkuru ndi bubare ndibuka abakobwa bamwe bahita bavuga ngo areka dango buriya murokore ngo ni ibyaha byacu bimubabaje ntihagira umbaza ngo ubaye iki numva ndumiwe kuko ubundi nabibonye iyo umuntu yita ku bandi aba yifuza ko bamwitaba ariko ntabisaba uraceceka ugakenera ko hari icyo bagukorera ukumva babigukorera byaba byiza ariko ntubisaba urumva wenda nari kubabwira nagize ibyago ariko rero ntangiye kubona ibintu uko bisa aho byerekera ntinya nyine kuvuga ibyo ari byo ariko tukiri aho ngira ngo muri Butare n'impamvu hari bagusabye indangamuntu bakakureka byari bitarakomera nibuka ko wari perezida wa guverinoma y'abatabazi sindi ku bwabo Theodore ndetse na Jean Kambanda wari minisitiri w'ingabo minisitiri w'intebe w'iyo guverinoma mu bihe bitandukanye nyuma bagiye Butare ijambo rya perezida we yaravuga ngo abanyabutare ntago bari kwitabira gukora yego nyine nibyo mubwira ngira ngo icyo gihe bagusabye irangamuntu byari bitarakomera cyane muri Butare rega ibutare cyane kwa mugani ko bavuga ngo ni gukora ni kuri 21 z'ukwa kane nibwo hatangiye igikorwa cyo kwica abantu cyane muri twabonaga hakurya za mubumbano zahe tukabona amazarashya ariko tutarabona neza ibyo ari byo rero kuri 21 z'ukwezi kwa kane rwose 1994 nibwo batangiye rwose kwica abantu cyane bigaragara mu mujyi ihuye nyine mu mujyi wa Butare rero noneho ngere kuri uwo munsi kuri 21 ndagaruka ndabyibuka ngeze icyo kuri umuntu nabwiye kuko sinya nkunda kuvunika ngo ngumane ibintu byenyine umuntu nabwiye ko musaza wanjye bamwishe na mukazi wanjye yari responsable wa home yitwaga Suzana nikuze yaratabarutse ambwira ijambo ryiza arambwira ngo humura ngo ntacyo uzaba kandi ngo abantu uzabarire nuko yambwiye kandi koko niko byanagenze hanyuma nyine 21 igeze nibwo twatangiye kwihisha rero atangira kwihisha kuko wari responsable wacu nyine Suzana nikuze yazamutse gato mu mujyi ageze haruguru abona batangiye kwica abantu mirambiri mu nzira aza yiruka atubwira ati we ati muze kubahisha we ati muze kubahisha ahita avuga ngo namurokore naze niko banyitaga ndasohoka nari gato cyane ubundi gato nk'ibiro nka 40 rwose n'akantu kakana gato cyane turasohoka aratujyana kuduhisha hanyuma rero
ku mugoroba waho umwe muri twebwe aramugarura ajya kumuhisha mu nzu kuko ntiyashoboraga kwiruka hari umuntu ushobora gusimbuka ukabibona ukabona utabibasha njyewe naranyirukanka nk'ingeragere nari nzi kwirukanka uwo rwose ntiyari abizi habe na gake Imana yarakoze ko tutagumanye ntabwo yari gushobora kwirukanka ngo yirukanke icyumweru cyangwa bibiri hanyuma rero tuza rero ikintu nanone nibuka kuri uwo munsi wa mbere namenye sinanizi ko ihene zicukura ntabwo nari mbizi kuko twihishe mu kazu k'ihene na mugenzi wanjye twari kumwe noneho nkumva ibintu ntabwo ndishawe n'ihene twitahire twige ntibaratwica uwo munsi barimo gucukura inzu turimo nyine ntashwi nyine ubwo ndavuga ntabwo hari ibintu umuntu atamenya rwose neza ntabimenye burundu ahubwo abana bacu bijya bimbabaza hari byinshi batazamenya ubwo nanjye urumva ku myaka nani ifite itari mike 25 ntazi ko ihene icukura irahari igira itya dore ibiri muri uru niba ari ugucukura niba sinzi ikintu yakoraga hanyuma turihisha kugeza mu matariki 28 yaraduhisha umubyeyi we yarwanye intambara ikomeye tukwicara mu nzu umuntu akaza agakomanga ati muzane turamugura harahari mudushye habwira ati wapi ntabwo hari abandi batanze amakuru birumvikana ko duhari akanga gatsemba yewe yahagaze gitwari ku buryo bukomeye nyine yarigendeye nuko nizere ko Imana yamutuje aheza hanyuma rero nyuma ya 28 twinjiye ishyamba rero none ishyamba hakurya za Arboretum turiruka umva nabera sinari nabona ukuntu umuntu atinya umuntu kurusha igikoko muri jenoside nta nubwo ubonye umuntu atambuka wahitaga wicara ariko ubonye igisimba wanza wari kucyegera ejo bundi bambwiye amakuru ndashaka kuyamenya neza bambwira umuntu wahishwe n'uruziramire wagaburiwe n'uruziramire mu bisi byahuye n'ibutare numva ndatangaye ndavuga nti Imana ifite abakozi pe ifite abakozi benshi yamugaburiye amezi 3 uko baramwirukankanye ubwo bitumye ndakibutse ngo aguye mu mwobonye mu ruziramire bati birarangiye uruziramire rumwitaho ukajya rujya kuzana amashuri yo kumugaburira Imana rero yaduhaye abakozi benshi muri jenoside kandi bakoze umurimo ukomeye noneho rero ubwo tujya mu ishyamba rya Arboretum na mugenzi wanjye twari kumwe turibamo umunsi wa mbere aho twari tugeze hafi y'amazu kuko hari nijoro ntitwaharebaga batwumvise baza kudushaka nakubwira ngo umuntu ahishwa mu busa rwose ibuka baje kudushaka twicara ku giti hari hamaze iminsi hava akazuba hari ibibabi byenda sinzi niba ari ibiti by'avoka numva nzasubira muri Arboretum hajya kubireba ibyo bibabi bikanagiramo bikavuza induru bigasakuza bisakuje baza biruka baje kuturura twicara ku mubyimba w'igiti nuko ibi twegereye igiti mbese gusa turicara turatuza baradushaka nk'amasaha 3 baratura baragenda kandi mukurije mu mutima numvaga ntekereza ko ndi bujye kubasaba ibyo kurya niba hari ikintu cyatumye abantu babavumbura muri jenoside n'inzara yarakwije ukavuga utaha kugira ngo inzara inyice ndagenda bampa ibyo kurya kandi uhita wibagirwa ko nta nicyo ukumva ntacyo bari bugutware hanyuma nyine buracya tujya hirya gatoya twitegera hantu twari turi bahitaga muri service de graine cyo nabashije kumenya hanyuma turagahaguma genzo yitwari kumwambwira ati ko numva inzara nanjye kandi numva inzara iranyishe ndavuga nti rero tugende gusaba ibyo kurya hari ahantu tureba twagiyeyo koko tugerayo batubonye mbona barikanze nari mfite Bibiliya yonyine umuntu asohokanye mu nzu ni Bibiliya n'ikiringiti n'akajerekani karimo amazi yararimo isukari ivanze ni glucose y'amazi glucose bavanga numvaga mbese ari ibintu bizashira vuba ayo mazi umuntu azayanywa ntiyicwe n'umwuma ibyo rero nabitaye sigarana Bibiliya yonyine batubonye barikanga ndabyibuka numva icyifuzo cy'ibyo kurya kirahagaze ndavuga baratubaza ngo muragenzwa n'iki ndababwira ngo turashaka amazi yo kunywa noneho badufungurira robine yari iri hafi ari ukuntu robine igira vane ebyiri zihanye intera imwe kabiri hirya indi hiri hino y'amazi ufungura akaba agasandara atari we yandagene mu byumwe kibazo kuntu yamwe bikaguhebera ugateka bintu nyine urya nyine ntibidakunda ariko ako kanya ahita haza umuntu
wambaye igisarubeti cya kaki aratureba ufite umujinya mwinshi cyane. Iyo twanyweraga ahita yanga kuyinyweraho anywera ku yindi. Hanyuma abantu bahagarara aho ngaho mu nzu batangira kuvuga amakuru y'i Kigali n'inkotanyi ukuntu zica abantu n'ibiki bintu nk'ibyo. Turimo turabumva. Noneho tugiye kugenda tumaze kunywa amazi batubaza ngo tubahe, ndababwira ngo tubaho hose, sinzi ibisubizo aho nabikuraga. Baratubwira ngo mujye mwihisha cyane rero, mujye mwihisha ngo rwose ngo mujye mwihisha ngo nimubona indege ni nkuko batubwiraga. Ndababwira ngo sinzi cyane ndababwira ngo iyi ni inkoho dufite, ni bibira naberekaga. Iyi ni inkoho yacu, nidupfa tuzagera ni kandi tudapfa nabwo nuko Imana izaba yabishatse kandi turabashimiye ko muduhaye amazi. Ikintu nibuka hari umupapa umwe wari uri urabona nk'abari nka koridoro umuntu asohokamo. Hari umupapa wari ufite umuhoro, hari umuhoro urambuye utya utafite kakanuka kiheze gutya usa n'urambuye gutya sinzi uko ntuwawita. Ntabwo ari urunana rw'uku, ni umuhoro nyine urambuye. Ahagaze mu nzira ducamo afata umuhoro amera atya neza, ukabona ameze nk'uwafashwe se n'iki, ukabona ko asa n'adakora. Umudamu mwenda mwibuka n'isura ye, izina cyo ko ntaryo ndibuvuge ndaryiheye, naryo ndaryibuka ariko sindivuga isura ndayibuka ntizamba no mu bwonko. Aramubwira ngo ariko ngo kuki nta kazi wakoze ngo bagucitse bate. Turabyumva. Noneho turagenda, ubwo bamaze kuduha amazi tugenda mu muhanda waho ngaho nyine tuvuye. Sinzi ukuntu umutima wanje nkajya ngirana, nagera hirya nkongera nkakebuka ku muryango w'ahantu hasanga abantu babaye batatu, nakongera gukebuka nkabona babaye bane. Ubwa gatatu begereye wa muntu ubwa gatatu wa wundi waje kunywa kuri robine akatunena akanywera ku kindi gice, yadukurikiye yiruka afite umuhoro ubengerana, yiruka natwe turiruka. Ngenge mvuga ngo barakoze kuduha amazi, ubundi bari kugira n'ubwenge bundi bakavuga bati babaha ibyo kurya akabashyira no mu nzu akabicaramo, ariko baduhaye amazi tugira imbaraga, turiruka dukatamuka. Habamo amabloke benshi atandukanye, dukatamuka bloke kamwe ninjira mu gahuru. Umugenzi wanjye we ntabwo yari azi kwiruka cyane nkanjye, ye nayo imeze nk'agakwavu. Urabona ukuntu agakwavu kanyaruka rwose, nkanyaruka nanjye simbizi, ariko n'ubundi kuva cyane nari nzi no kwirukanka paraya, ari n'ubu sinzi kugenda buhoro. Ninjira mu gihuru, nawe abagiye hafi yanjye nk'uko naba ndaha, yari nko mu metero nk'icumi. Tukimara kwinjira mu gihuru neza, hari ku manywa y'ihangu saa 5, twumva mu gishanga hepfo gatoya. Ubwo twagiye muri make twajyaga, ubwo namujyanye nzi ngo twerekeje ku rusengero icyarwa, numvaga ariho umuntu yakirira, ariko tutakarira mu ishyamba nyine tubura inzira. Ubwo ni kuri tariki 11 z'ukwa gatanu. Hanyuma birangiye tumaze kwinjiramo neza mu gahuru hepfo mu gishanga, umuntu ahita abona ngo bako ngo mwavaye ngo muzane ibyangombwa. Abari ruguru batwirukankana, ntekereza ko bibwiye ko ari twebwe. Noneho bisa n'ibicecekesheho gake, haruguru yacu gato twumva umuntu aratatse bamaze kwica. Ikindi kintu muri jenoside cyantangaje, numvise abantu bake cyane batatse, ntago barenze bane. Uwo nguwo arimo, undi urimo wa mbere yitwaga Mushikapuru, yari umurwayi yo mu mutwe, yaratatse nyine nyubigwa ibyo ari byo. N'undi wa gatatu n'abantu nako ni batatu, nta nubwo ari bane. Hanyuma birangiye rero ba bantu barigendera, bari badukurikiye. Ntekereza ko bibwiye ko batubonye, abo mu gishanga batubonye kandi bamaze kudushyikira. Tuguma mu gahuru, bamaze gusa n'abayuka, namubwira nti rero mukobwa mwiza dusubire iwacu hakurya i Butare, hano ndabona bitemera. Dusohoka mu gihuru, dusohotsemo urumva akavura kari kaguye, rya joro twari twarayemo akavura kaje kugwa hagati mu masaha ya mu gitondo. Noneho kamaze no kugwa izuba rirava. Ubundi iyo ibyatsi byagiyemo amazi ukahaca hazamo inkora, nyina ngo murabizi. Noneho dusohoka mu gahuru, turavuga ngo dusubiye iwacu i Butare, ariko inzira twagombaga guca nyine nabwo numvaga ntakibuka, ariko ibyo byose turaza gupima ikirere tuze kugerayo. Twari twamaze kugera ku gishanga handi hafi ya Rwasave niho twari twageze. Noneho tugisohokamo twumva abandi bantu barimo baravuga nyine bigamba ibyo bakoze, akazi bakoze aho bishiki. Duhita twinaga mu kandi gahoro gato kari hafi y'akayira kari aho ngaho. Tukigeramo umuntu acaho, ntabwo yari umwe ahita avuga kandi ngo hari abantu.
navuga akacu karashobotse aha hari abantu umwe yinjiramo neza wari wambaye agakabutura k'agace wavugaga urutwatwa bivuge gutyo niko yavugaga koko rwumvaga avuga ntihari umurundi ntabwo namenye yavugaga ururimi nyine rworetse ukuntu yinjira mu gahuru neza cyane abwira mugenzi we ngo yewe ngo inyuma y'igihuru ngo ndaje ngo nyuremo ngo ndebe akitubona mbese uko twatwasi twaryamye niko yinjiye neza araza atugeraho ahita avuga gakeya cyane bamuzana amafaranga mbahisha umugisha Imana ijya gukiza umuntu hera ku busa pe ndavuga ko ari ubusa twari tucyambaye amasaha nuko kwa gatanu njye na mugenzi wanjye amasaha tuyakuraho tutete yamuhereza vuba vuba ahita abwira mugenzi we ngo ye ngo ugendere ngo nta bantu barimo noneho mugenzi wanjye ahita akora umufuka wa mugondo harimo inoti imwe y'ijana nyaneza hese rubaduka nshyashya imwe iziriya kabiri imwe ariko arayimuhereza ariko ijana ari na menshi icyo gihe ye ntacyo ariko inoti imwe igatuma urusimbuka yari afite urukoni ntakubeshye igihe numvaga yamaze kugenda noneho nkajya ngirana ajye ubu ndiho nkumva nyine hari igihe ibitekerezo bikubwira ko utariho ukajya wikoraho ngo wumve ko ugihumeka koko yavuga ngo tugende ngo turagaruka nimugoroba amaze kugenda nibwo twasohotse rero muri kagahuru nanone diri turagenda noneho mbona nsa naho mbonye icyerekezo tugera ahantu tubona umuntu ufite wari uryamye hasi yambaye agatishati k'umweru ahangaha ku bikanu hari ikizinga cy'amaraso nimba umutima urambwiye ngo ariko bagiye kureba uriya muntu wenda ko yaba akirimo akuka undi mutima urambwira ngo none se urajya kumureba umumarira iki ko nawe ntacyo bishobora ariko wari wamwishe ikigaragara nuko yari aryamye nk'umuntu wapfuye bashobora kuba baramukubise inyundo ku mutwe bakamusigaho bagakomeza urugendo turakomeza turagenda na mugenzi wanjye rero tugera mu mazi noneho twanga guca mu byatsi kugira ngo tudaca inkora ngo abantu badukurikire batubone tumanukira mu mugende w'amazi igishanga gitandukanya Ruhande na Kabutare turambuka hakurya tugera dusubira aho twabaga kuri home n'inzara yaratwishe urumva ari hashize iminsi batubonye abakobwa nyine baratangara umwe ajya kutuzanira ibyo kurya ndabyibuka aratuzanira ariko azana inyama umutima uhita umbwira ngo umuhoro wabaze iyi nka ushobora kuba wari watemye umuntu ako kanya byahise binanira ariko ngira umugisha Imana impa ubwenge bwo kutabibwira mugenzi wanjye ngo ushaka kubona ko utari bigenze bite cyane ndumva mpaze ndabyihorera birananira pe uwo munsi nabwo tugiye kwihishaho twajyaga tujya muri plafond mbere ubwo bya plafond nabisimbuze twajyaga bajya badushyira muri plafond rimwe na rimwe bakaduhishamo nimugora bakadushyira mu nzu umuntu wari hafi aho ngaho yaravuze ati nimba mbona nanjye nzabigicira sinshaka ko bazatwicisha umwe kuko haba hari abantu babiri umwe yatwitagaho witaga ku matungo undi akavuga atoya nimba mbona rwose nanjye nzabica wa wundi watwitagaho aratubwira ati rero ashobora kubica muva aha ngaha tugenda twisha mu kandi kantu twari twarakoze mbere hari ikimoteri kinini twaracukuyemo imyobo nari nzi gucukura kubi nashyizemo inkweto gutya ndacukura nkora ikintu kimeze cy'umuferege utambika nkajyamo yanajyagamo nkajyamo neza mugenzi wanjye we yajyagamo akagera ku gituza hano impamvu yatumaga tujyamo ni ukugira ngo imibi itaturya iyo uvuye mu mvura yarakurya gukumvura ashize pe noneho ubwo tugasimburana ngo njye navamo nawe akajyamo nkashaka ukuntu mutwikira agatambaro hari ahantu ku buryo hameze utwatsi umuntu adapfa kuhabona byoroshye noneho dusubira kujya kuhihisha mbona hasa n'ahasubiranye kubera ko twari tumaze iminsi tutajyamo tujya mu gaferege nako k'ikimoteri kari aho twiyorosa ibishwangara mu minota itarenze 3 haza abantu badutambukaho tubareba neza bararenga ntibatubona dushimira Imana naho ko tuhavuye amahoro nako twarahaye igitondo tujya mu ngoti rero twicaramo nkicara nk'uko nguko nawe akicara inyuma yanjye tugahuza imitwe ariko se tukiri aho wakoreta watinye kurya inyama avuga ati umuhoro wabazi inka wasanga ari watemye umuntu ahiruka y'amazi imbaraga zo kubasha kwiruka no gucukura yazikuragaye ntabwo mbizi nanjye ndibutse turi Ruhande twasomaga udukeri imifumba twa tuntu twose udupera niyo wasanga karajemo twa muceri ugenda ukihangana ukaturya
iruhande burya habamo utuntu twinshi muri arboretum uko twagendaga tuturya n'aya mazi urumva nari nayanyoye nari nayanyweye ku manywa hari ukuntu Imana itanga imbaraga ugacya ureko ubu tujya gushaka agasabune umuntu ajya koga akabona ntigagufate amavuta ntafate byo birantangaza sinzi ukuntu bimera sikumari ukwezi udakaraba ugacya umubiri ukamumeze neza ndavuga se Mana harya buriye ntabwo mbizi sinzi uko Nyagasana bikora ariko turamushimira ibyo yakoze byose hanyuma nyiraho rero tujya kwihisha muri uwo muferege wa umungoti tukajya twicara gutya umwe nk'ubu nicaye undi akaza agashyira hano umutwe inyuma kugira ngo ninjya gusinzira kwa kuntu gusinzira cucuka wikona shinga icyara hajya umva abantu mbese tumera gutyo tumaramo nawo iminsi irenga 4 muri uwo muferege inyamaswa nabonye ni yimwe n'imbeba y'umushusho wenyine inzoka niba zari zaragiye ntabwo mbizi ariko banza hari mu mvura zidakunda gutembera cyane cyangwa se zitinya ahantu hari abantu yego natinze rero mu muferege tuza kuvamo tuza kugera ahantu haduhisha akanya gato naho baratwirukana twahaye ijoro rimwe baratwirukana turahava kuri 17 mpagereza kwa 5 i Butare hari hageze igihe cyo kwitwa guhumba wasaruye imyaka isigaye muri mugahumba hari hageze igihe cyo kujya hazenguruka mikoro nk'uko bavuga hagiye kuba umuganda urugumesitiri w'umujyi wa Ngoma aramenyesha abaturage bose ko ejo hazaba umuganda wo gutema ibihuru mu mujyi wa Ngoma no mu nkengero zawo buri muturage wese asabwe kwitabira umuganda aravuga nti byacu birarangiye bakabivuga mukabyumva imodoka none se mikoro bazengurutsa mikoro babivuga kandi ubwo turi mu byatsi ndavuga rero yaba byose nabo bakunda ibyo kurya bazatema ibyatsi ariko imigozi y'ibijumba ntayo bazayitwara nibuka iryo joro imvura yatunyagiye nyinshi we ndavuga ni Mana we barambonye abanyamuhoro barambona bibiti ntibanyisha none imvura iranyisha Mana mbabarira naho abandi bavuga ko turi aha bakabivuga ngo hano hari utunyenzi dutatu tubyumva hari igihe twari turi mu cyumba tubyumva uwo mubyeyi yaraduhishemo abantu bakabivuga tubyumva n'amatwi yacu urabyumva uburyo bikomeye nkavuga ni we ni runaka n'umukobe iwe imvura inyagenda ndavuga ni Mana we ndagusaba imbabazi nawe undi ndamubabariye ndagusaba imbabazi mbabarira kubw'ibyo ngibyo kuko numvaga imvura igiye kuyisha nkaba ngiye mu ijoro birangiye hanyuma iryo joro ya 17 bukeye mu gitondo nibwo twatirimutse gato twinjira mu migozi gato cyane n'akantu gato cyane ku byo mu migozi yari yarabyutse nahagararagamo singaragare tugitirimuka ntari minota 3 ishize bantu bahita baca ahandi udere za nyenzi zo muri home ngo aho zaraye mbareba ntiyadore nyine nkazamura agatwe urabona ukuntu nk'imbwa yicara ahantu ikamera iki ukabona neza n'imbarura baratambuka baragenda ubwo ni kuri 18 kuri 17 amatariki ubwo buzima bumeze gutyo kubasha kwibuka amatariki ukurikirana ntago njya nibagirwa amatariki mfata n'ibintu byinshi mu mutwe nuko byagenze sinjya mbishyiraho igitutu birizana kuri 18 mu ijoro rero oya kuri 17 ubwo mu ijoro ubwo nibuka nibyo 17 mu ijoro twicaye mu imigozi yo rero umuntu yashyiraga wacomekaga amaguru mu bitaka mwiyoge uwo mu mugozi uragatsingugirira iryinyo nk'abantu urakurya kavuga uti ndapfuye naho kugira ngo ikurye ugashyira amaguru mwiyoge byari hari horoshye kubera nyine imvura amaguru kayataba neza ukageza nkaha ndicaye ntabwo nibuka uyu munsi none sinibuka niba nararotaga cyangwa ntararotaga ntabwo nzi cyambaye kuko naye nicaye ngiye kubona mbona ndi iruhande mu bitekerezo mbona ndi iwacu aho mvuka hari ahantu hitwa kwa Munyangaje noneho ngiye kujyayo mura n'umuntu witwaga Kanyandekwe yari umuganga yigaga muri kaminuza mu ishami ry'abaganga bari bageze mu rwego rwa doctora tubita n'abadoktori arangije arambaza ngo ukore ngurashima Yesu ni abimbaza gatatu ngo niba ushima Yesu ngo ngaho injira hano noneho mu gitondo ngira mugenzi wanjye mvare nkubwire ishyamba ndarihaze naribayemo bihagije ubwo nari maze gutekereza uwazanye umuhoro ntiyanyishe uwazanye inkoni ntiyanyishe
kandi hari n'igihe nabonaga rwose uyu munsi ntari burare mu isi rimwe nasajya muri biriya handitse ngo uyu munsi urari kumwe nanjye muri paradizo ndishima ngo ndapfa bwira ntapfuye nyine ndavuga ubwo ntapfuye rero ngomba kujya no mu bantu mbivuyemo byo mu ishyamba mbivuyemo hanyuma ndamubwira dusenge tugende turasenga ku manywa y'ihangu hari nka saa 5 hafi dusohoka mu ishyamba ndamubwira ubwoba bwose busijya urumva ibirenge byabaye urabona ibirenge bikanagira mu ahantu hatose bigeraho bikaba nk'ibinya tuza gukangira none mu kayira kumutse iwe numva mbona aradandabanye ndamubwira ubwoba bwose tubusijya ndamubwira duceye ahantu twari turi hari mu isambu y'ahantu twari ni home yacu hano ku ibanga rya Kabutare bitaga muri Hawaii ndamubwira tuzamuke haruguru cyangwa dutambike kandi kuko mu nzozi sinzi niba ni inzozi cyangwa atari inzozi kuko sinzi niba nabibonaga nicaye mwemwe ngo duca ngiye kumubaza arambwira ngo ca hano anyereka inzira na wa mugenzi wanjye arambwira ngo oya ngo kuri restaurant ntituhace ngo ni habi ngo batwice ngo dutambike hanga dutambika tugana kuri handi kuri yanzu yo kwa iwabo wa ntaho bari Sharomu na nyina Masuhuko turatambika dutuhura n'abashumba ndibukana niteye ingutiya mu bitugu ibyo bitenge nayo ifite ibyo byose byagenda bitakara nsigaranye biyo gusa yonyine niyo none ijipo imwe ndayambara intya mu bitugu tugira rero ahitwa kuri prefecture niko hitwaga ngubu hari RBA ndatekereza Huye duhura n'umuntu ahita twataka yihuta ngo ese ngo murabahehe mu bintu bimbaho rero kubeshya ndabyanga ndanabitinya namubwira nyine iwacu mvuka iwacu ni Rubungo ngwe none se ngo wageza hute nageza hamunga none se ngo urahunga ngo nta bintu ufite numva umutima numva ndarakaye ku mutima namubwira nti se ibintu se nibyo ngo cy'ingenzi ko ari amagara y'umuntu ngwe none se ngo wasize ngo ipfiyo ngiye ngo zakabuye niwe uvuye Rubungo ngo hari ngo intera hamwe ngo zirwana n'inyenzi ngo byari bimeze bite numva arambaza ibintu byinshi nanga kumusubiza ndasenga mu mutima ahita yanagenda noneho tuzamuka dusanga abantu bavuye za Nyaruguru benshi baraho benshi cyane noneho turavuga ngo nkumva umutima urambwira ngo tugiye kugenda tubimpunzi nk'abandi tugiye dufata ibyo kurya ahita haza umuntu twari tuziranye twasenganaga ahita duha amafaranga yo kugura umugati yewe mpita nanagura yewe hafi aho kuko abantu bayibunzaga ariko nyiri aho nyitekera mpita yibuka umuntu twasenganaga utuye hafi aho ngaho nanone njya kumurora nyitunguka yambajije amagambo 3 urashima Yesu ndamusubiza 3 kose ndamusubiza ati ndamwikiriza aramwe ngo hinjira mu nzu namubwira ariko hari mugenzi wanjye size ni nubwo bwose umuhaye kwinjira mu nzu ninjiye mu nzu amereza utugori ndaturya n'udushyimbo ndaturya koko mpita namubwira ariko ntabwo nduhuka ntabanje kujya kureba mugenzi wanjye subirayo sanga arimo arakara uturenge arangije arambwira ati ahubwo ati nawe banguka ati batubuze ati hari imodoka ije kutujyana Ikigembe ati ngwino tugende ni ntacyo turaho tugenda ngwino tugende kandi koko numvaga nta kibazo numvaga turi bugiye pe ngwino tugende nti hariya hirya hari umuntu ahantu hari mwene data tujye kumureba turagenda nawe bazana tundi dushyimbo turimo n'impungurira turya aho hano ariko kuva icyo gihe wa muntu watubazaga ngo uvuye he nkamubwira ko ari Rubungo hari umuntu wahise aza none afite umuhuru nabera nka wundi w'Ibutare wo muri arboretum nawe agahagarara akamera atya agafata umuhoro akatureba ari kubona amaboko ye yananiwe kuyazamura noneho arakomeza aradukurikira no muri rwa rugo twari tugiyemo nabwo aradukurikira ahagarara ku muryango arahagarara agafata umuhoro nyine akamera atya nk'igisitati ntambwira wa muntu yitwa Corneille c'est dommage yaje gupfa yishwe n'amashinya byarambabaje arangije ndamubwira nti uriya muntu ntiyaje kudukurikira ngo mwihorere ariko aratubaza ati se murabahe ndamubwira nti nta kibazo tuzajya tuza gukaraba hanyuma tube n'impunzi numvaga nyine nkuko nzi impunzi ko zibaho ibigori igikoma bazajya baduha ibyo kurya tukagumaho tukarya ibyo kurya twarangiza tukaza tukogeraho ntacyo bitwaye nanje arambwira toya ati ntabwo ari kubigenda ati ahubwo baraza bakabafata bakabakoresha ibyaha ati banarangiza bakanabica ati ahubwo muzenge kubereka aho njya kubahisha aradusohokana duca no kuri wa muntu ufite umuhoro ku muryango tutambuka tunyuranamo n'abajandarume bose tunyuranamo nta kibazo ubona ntabwo bona nifite ntabwo bona nifite nabonaga abantu nyine wabonaga abantu banyuranamo gusa banyuranamo turagenda rero atujyana mu cyarabu abazi Butare
aho bita mu Cyarabu, ni imbere y'ahubatse isoko ubu ngubu. Atujyana aho mu Cyarabu na wa mugenzi wanjye, nyine tugera mu nzu, ariko gihe numvaga nta muntu ushaka kubera mu nzu, namuteza ingorane. Urabona kuko bazaga kureba abantu bahishe n'ibiki, abantu babaye intwari ku buryo bukomeye, baraduhishe, baratugaburira, batwitaho bikomeye. Fostering yes, ndamwita kubera dorosire. Twabagiyeho umugisha kandi twari benshi mu rugo, twari benshi ariko tutaziranye ko tuhari twese. Hakaba hari icyumba kirimo abandi bantu, mbese yari afite abantu benshi pe. Akajya no mu nama kumenya ibyo bavuga, akaza akatubwira n'amakuru. Akavuga ati uyu munsi bavuze ko ejo bazaza gusaka, hanyuma basanga mu mpisha abantu bakamwicana nabo. Uwo munsi hari igihe bitubwiye mu kwa gatanu, Butare 29 z'ukwezi kwa gatanu, ubwo inkotanyi zari zitangiye kugera mu nzira za Butare, tugumva amakuru nyine agendaze. Ariko subiye inyuma gato hahandi kwa Rusenyi kashaka kujyaho. Kuri 29 z'ukwa gatanu abantu bose bari bahari barabishe, nta numwe wasigaye bw'icyarwa. Urumva muri make Imana yadukatishije amavuni igende tubuzabuza igira ngo turinde kujya kuri urwo rusenyero, kuko nta numwe wari wahasimbutse. Kuri 29 z'ukwa gatanu ntekereza ko ari nabwo bibuka ku rusenyero rw'icyarwa, abantu bose bari bahari nubwo babishe. Hanyuma tuba muri urwo rugo rero turahaba, batwitaho. Hari n'igihe bagize ubwoba bashaka kuduhungisha i Burundi, nabwo biranga. Hari umusirikare ngo wari waremeje kuzajya atabara abantu bose, avuga ati "Jye sinzakora icyaha cyo kwica abantu, nzajya mbajyana." Noneho rero rimwe agira ibyago, atwara abantu, ageze ku Kanyaru barabamwambura, aranga, barinda naho batfumura n'imodoka ye, imapine barayapfumura, abantu barabamwambura. Nabwo bituma tutajyana kuko niwe wagombaga kutujyana. Nawe n'imvura igiye kugwa, igiye kugabanya. Hanyuma rero tubaho ngaho kugeza igihe inkotanyi zaziye, kwa Fosteringuye neza aho icyaro nako mu Cyarabu, batwitaho mu buryo bwose. Hanyuma umunsi umwe wakomeye, hari igihe baje nyine kubara abantu, kureba abantu bahari. Icyo gihe nibutse igihe Fosse yatubwiye ko baza kureba abantu bahishe, basanga bahisha abantu bakabicana nabo, kuko cyari igihe cyo guhumba cyageze, kuko cyatangiye mu kwa gatanu, cyarakomeje bagenda bahumba nyine bo babonye bamwica. Niba cyo nukwica abasigaye bashakisha hose, imbwa zigahiga mu nzu, mbese bagashaka ku buryo bukomeye. Icyo gihe rero ndibuka waje kubara yaraje nyine kureba abantu bahari kubabarura. Ndasohoka nanjye ndavuga ngo yaho kugira ngo abantu bazabice, ndemera sohoke, niba ngomba gupfa ndapfa, niba ntapfa kandi simpfa. Ndasohoka indanga muri icyo gihe, ariko nari naramaze kuyijugunya, kuko urumva nyine nawe nta hantu heri gutambuka indangamo. Ambajije nkunda kuvuga igifaransa iyo ngize ibintu iyo mbaye emotionnel cyane, mvuga igifaransa, ikinyarwanda kirazima pe, nyarwa ahantu kigiye nkavuga igifaransa cyinshi, ntabwo naho nakigiye. Noneho mubwira indangamuntu yanjye mu gifaransa inimero ndazibuka, nari kangahera 6973, nuko niyo nimero yayo. Ahita nyibuka, arandeba, aranyitegereza, ngo wayishyize he? Buri icyo mvuga numva nyine hari ukuntu kwiga kubeshya, nyine mbura icyo mvuga. Muri make nyine mbura icyo mvuga, ariko nsubira mu cyumba cyo kora. Hari abari gusohoka agahita batwara, kuko bari barakoranye. Imana yaragize neza kudasiga icyasha Inguye neza Faustin, kuko yahabaye imfura pe ku rwego rukomeye. Bibaze kugira abantu barenga 20 mu rugo mu gihe gikomeye. Noneho n'umugore yarafite yaramaze iminsi yabyaye mu kwa 7, hasigaye iminsi 7 ngo inkotanyi zifate Butare, nibwo yabyaye. Nari magambo yarakuriwe mu mwishe, yarakuriwe. Uwo mudamu yarakuriwe nyine wo muri urwo rugo. Rero urugendo ni rurerure. Inkotanyi ziza kuri 4, aribwo abantu batangiye kugenda bicuma, bigera hirya muri za Turquoise, bajya Gikongo, bakomeza. Nuko kuntu Nyagasani yantabaye, andokora ndi mu rugo rwa Faustin, nako ndi mu maboko ya Faustin. Fosteringuye neza, nzamushimira imyaka yose n'abavandimwe be. Mbese numva nabuze icyo nakora, ariko numva niringiye ko hari icyo nzakora rimwe mu buzima, kuko bambereye imfura. Bambereye imfura ku rwego rukomeye. Bombi n'umugore baracyariho cyane, bariho. Bari bafite buruse yo kujya kwiga i Nairobi muri Kenya mbere ya Jenoside gato, n'ubundi bahise bakomeza bajya kwiga barakomeza n'ubuzima, n'ubu niyo bakiri. Bari i Nairobi. Ntabwo muherukana? Ntabwo duherukana, ariko abavandimwe be turabonana, bashiki be. Ejo bundi aha twari kumwe turi mu bukwe dushingira uwo abereye se wabo, wabereye se yari yarongoye. Mwabaye mu muryango wabo? N'abavandimwe rwose pe, ku rwego ntashobora kubona uko nasobanura. Rero shimira Imana yantabaye ikampisha mu busa. Araho ubwo nibagiye nta mpungano umuntu watusanze i Butare ku itariki 10
ni imwe wa munsi batwirukankanaga afite ya ubuhiri bw'imisumari tuvuge ari nk'hano haruguru kuri ya nzu gato hafi tugira ngo ukagira utyo ugasa n'uwihengeka gusa akandi arimo gushaka asa yegura ibyo atari cyo ashakamo ntiyatubona site ndavuga ni gute Imana ihisha imugira igiti igira umuntu sinzi ukuntu imugira umuntu akakubura kandi ari wowe aje ari wowe bashaka ibyo nabyo mbishimira Imana yagiye ibana natwe mu buryo bukomeye cyane yadusimbukije byinshi ntashobora kuvuga ukazamuka nk'umugunguzi wa metero nka 20 ntumenye ukuntu uzamutse ugatondagira nk'uko ubona urushishi rutondagira ku giti ukabona uraminutse ni igitangaza gikomeye rero Colette Mukandemezo ararokotse jenoside irarangiye inkotanyi zibohoye igihugu ariko ugitangira wavuze uti abavandimwe banjye ndetse ubwo harimo n'abana barubereye abisengeneza yego barubereye nyirasenge yego nabo ubwo bari bahari ari we muntu uhari kuba nabo wari ukiri muto nkurikije imyaka ntibari muto cyane ariko umva nibwo wari ukirangiza amashuri yisumbuye izo nshingano noneho z'umubyeyi ugiye kurera abantu bereye nyirasenge zari zimeze gute nyuma ya jenoside hari ijambo nkunda kuvuga ubuzima abantu bakunda kubivuga guhobera ubuzima ni ikintu gikomeye ikintu nshimira Imana nuko nabashije kubohoka vuba ntago natinze narababaye kuko burya kuba bucura ni ikintu gikomeye kandi uwe wumva ushaka guteta umuntu wese agomba kukwitaho n'abana bangiye umunsi none bangu batari ko mama shawuri bucura shabaho wumva nyine buri wese agufite agomba kugira umwanya wumva ntacyo wabura byarangoye rero kumva ko nta muntu mfite nagiraga ababyeyi bankunda hagira abasaza banjye bankundaga hagira muri bura mu kazi wanjye bankundaga uwo bishe yarankundaga bikomeye yarankundaga cyane na nyuma ya jenoside mu nzozi najyaga mubona niyo nabaga ni mu bihe bitari byiza naza akambwira ariko Colette uri mu biki neza nkavuga nti special zarankubita aramvuna ni ikintu kigoye kubona abantu bose bagenda ariko nagombaga gufata inshingano zo kugira icyo nkora nk'umuntu mukuru ko n'igihe wari mukuru hari mukuru wanjye yego ariko nanjye nagomba kugira icyo nkora nk'umuntu mukuru noneho wageze no mu ishuri iyo wageze mu ishuri haba hari ikindi kintu kisumbuyeho nagomba rero gufata iya mbere kuko nanjye banyitayeho barandihiye amashuri yigenga henda banyitayeho nanjye nagombaga kugira icyo nkora rero natangiye kubarera ariko nyine nanjye ndi muto urabyumva gufata inshingano uri muto bigusaba kugira imbaraga sinzi ukuntu bigenda uhinduka undi muntu nibuka hari umuntu umwe twakoranaga yize kumbwira atari ko Colette ko mbona rimwe na rimwe ubu uri umukobwa ubu niho umeze nk'umugore ibyawe bimeze bite namubwira nti rero uzajya ubifata uko ubibona rimwe uzajya ubona n'umuntu w'umukobwa w'agatesi nyine ukina ubundi ubona n'umuntu mukuru wakanze igisebe ibyo byose ngomba kujuizorora guhagarara muri izo mpande zose kugira ngo mbashe kugira icyo nkora rero Imana yaranshoboje kugira ngo nshobore kubafasha ibyashobokaga abagiye mu ishuri bajya mu ishuri kuko natangiye kubana n'abana bose mu 1996 maze kubona akazi k'itangazamakuru ndavuga ntangiye kugira ubuzima ndavuga manze njye mu ishuri nashatse no kujya gukomeza muri universite ndavuga ninjye gukomeza ndabande aba bana ndabambasize he nibura nabo bagire aho bagera hanyuma rero ntangira kubarira rwara urugamba rwo gushaka imibereho kandi byarashobokaga kandi nkanga ikintu cyababaza umwana nkumva nabura ibyo kurya nkumva birambabaza nabura agasombe Kigali nashaka akagati ndabigira mbese nkarwana iyo ntambara nkakora amanywa nijoro nkahinga ibijumba nkahinga imigozi nkadoda ibitambaro mbese naba ntabanye amafaranga y'umushahara ajya gukura ibijumba imusimba nyuma ya Kigali abantu bampishe twabanye muri jenoside mvuye mu ishyamba niho iwabo bampa imirima ndahinga avuga nti ntago baburara hari ikijumba cyangwa umwumbati ntago bazabura igikoma ufite igitambaro nujuje nafumye navaga ku kazi nkafuma bindi nkakora by'ubudodo bitakoroshe nkabitunganya nkabigurisha ntibabura iki mbese ntibifuze ntibabone byose ariko ntibifuze umugisha nagize ariko natangiye kubarera narakize navuga ngo narakize hari ukuntu umuntu utsikamirwa ejo nari muvuga mu kiganiro ikibe kikagutsikamira yagahinda ukibaza ngo ni gute jewe Colette wabayeho mfite ababyeyi bangaragiye mfite baramukazi banye mfite basaza banye mfite burya ujye kubona ukabona ni wowe mukuru usigaranye responsibility
ndavunika ndababara koko ndababara ariko nyine kuko nakubwiye ko ngira inzozi zisa niyerekwa ku buryo aba ari ikintu ngomba gutunganya nabwo muri 1995 mu mpera zaho niho nakize pe ndavuga nti ndakize nta mutwaro nkikoreye jenoside yarabaye banyikira abanyiciye banjye ntago bagiye kunyica mpagaze ndabihakanye ndabyanze ntibagiye kunyica mpagaze kuko iyo utekereje umuntu wakugiriye nabi ukamwikorera ukamugirira inzika umutima urakurya wenda tuvuge abantu barabizi hari umuntu ushobora kujya gutya wamukanga ako kanya ukumva robine irafunguse mu gifu aside kisukamo nuko byari bimeze yaba kubitana n'umuntu nkavuga nti nguyu afitanye isano n'uwanyiciye ashobora kuba ari we cyangwa atari cyako bose n'abagome narangiza ako kanya igifu kikajya amaside nziza ikamanuka ikuzuramo nyumva ntabwo nari kumara kabiri rero sinari gushobora kugira icyo nkora iyo ntarekura ikintu cyatumye ndekura nabwo ni inzozi nagize ndende zituma menya icyo ngomba gukora ndavuga ngo umuntu wese n'umuntu afite amaraso y'umutuku ntawe ufite ay'icyatsi ntawe ufite ay'umuhondo n'ay'umutuku umuntu wese ndashaka ko nzajya mubona nk'umuntu waremye mu ishusho yawe ubu ndekuye uwangiriye nabi sinzongera kumwikorera cyangwa ngo ngende ngo ndebe ariko urabona ngo ubanza benda kugira n'isano oya kuva uwo munsi ndakira mba muzima nari magambo icyo gihe wari ubabariye abishe umuryango wawe sibo gusa nababariye kuko sinanabazi ntabwo urumva iwacu n'indera narihuye ntabwo mbazi bagiye bambwira bati wenda bati runaka ariko mbese muri rusange niba nagendaga i Kigali nkareba umuntu nkatekereza ngo ashobora kuba yarangiriye nabi cyangwa ni mwene wawe wangiriye nabi urumva ko ari muri rusange abantu bose numvaga ko bose bangiriye nabi nshimira Imana rero yangiritse ko umuntu ari umuntu nkitandukanya nawe nkamurebera ku ruhande buri ikintu gishobora gufasha umuntu mu buzima nuko utikorera ikibazo uyishyira ku mutwe uzarebe n'abantu abakarani ubu basigaye boroshye ntabwo wakivunika cyane atwara ibintu kuri charrette ntabwo bimvuna nk'ubu ugikoreye ku mutwe ariko iyo biri ku ruhande urebera ku ruhande kandi ubuzima bugakomeza kandi bugakomeza neza hari umuntu wigeze kuvuga uravuga ngo ntabwo umuvuga amazina ngira ngo wari uri icyarwa cyangwa se ari mu ishyamba rya Mbaritu yego umugore wavuze yuko yego n'izina urarizi ubu ngubu ari hehe ntabwo nzi aho ari kuko n'ubwa mbere nari mubonye yakoraga muri service muri service de graine n'ubundi ariko ntabwo muvuga kuko ushobora kuvuga amakuru ntafitiye gihamya ntabwo mbikunda ariko ndamuzi sura imubonye n'umubonye ahantu ahita mumenya nawe naramubabariye wa muntu wabwiye ufite umuhoro ngo naramubabariye kabisa naramubabariye kuko kumwikorera ku mutwe ntabwo ahubwo hari uwo nababariye cyo koramanje kujya kumurora ariko sigamubwiye ijambo rikomeye waje kujya kumureba nagiye kumurora ariko nzi ko ngiye kumukubita numvaga ndi bumukubite biratuma asubira inyuma gato muri jenoside hari ibintu birasa by'Imana kandi ndashimira Imana ko yabinkoreye mbona no kwihanganisha abantu bagize ibyago bikomeye byo guhohoterwa muri jenoside byo gufatwa ku ngufu n'abagiye bagira ibikomere byo ku mubiri bakabatema benshi ni ibintu biremera niba ari ukubabutura nkatinya ibikomere ntabwo mbizi nari nasabye Imana ngo Mana uzandinde umuntu ufata ku ngufu uzandinde n'unkomeretse aho kugira ngo bimbeho nzapfe ariko numvaga namaramaje kubibwira Imana nta gikomere na kimwe mfite usibye imikeri yanyishe y'uruhande ku maguru gatoya nyine bidakabije nta kindi nihanganisha abantu bafite ibikomere by'umubiri n'ibyo ku mutima gufatwa ku ngufu byo ni igikomere cyo ku mutima kiremereye ni n'ikintu umuntu atapfa kuvuga ngira ngo murabizi ko abantu babivuga ari mbese ni gake cyo kuri mbabwire ko urwo ni urusyo umuntu aba ahetse rumuvuna cyane ntabwo byoroshye kugira ubibwira biragoye pe nari nasabye Imana ngo ibindinde irabikora koko nsubiye inyuma muri ryaje ryo kuri 16 mu kwa gatanu 94 hari uwashatse kumfata aho nari nihishe yamfasha amaboko atya ndabyibuka nawe izina sindi buri buke kuko ntabwo nzi rya kabiri ushobora kuvuga rimwe nk'abamukiya umuntu kandi irindi rya kabiri ntarizi amfata amaboko arambwira ati ntabwo uva ku bwanjye nubwo yaramfasha amaboko numvaga nyazamuye namubwira nti nasezeranye n'umugabo witwa Yesu amanywa abantu barora niba ntarara mu isi ntabwo mparara sinshobora ntabwo ari byo wabikoze Imana yashoboje Imana yashoboje icyo kintu turashwana avuga toya ntabwo uva
ndaceceka yajya kuko hari undi wamwakisereraga mugenzi we akamubwira ngo ntabwo kantu kazi ukuntu murumera ngo kare kibageni ngo bagateme nkaceceka nasubizaga mu gihe kibaye ngombwa arangije aravuga ngo ubuse ngo ntabwo ushobora ngo ikintu wankorera n'iki mu buzima namubwira nti kitazira nagikora ntabwo kukizira ntibishoboka arambaza ngo none se ubu ngubu ngo ngewe ngo ntabwo ngo ngewe se n'umukirisitu ndamubwira yafashe amaboko ndamubwira nti ubu ngubu none impanda ivuze warimbuka nayimubwiye n'imbaraga ntazi aho ziva ubundi n'ubutumwa umuntu avuga no mu gihe cy'amahoro kikaba icyaha ariko nabimubwiye gutyo ubu impanda ivuze nonaha warimbuka ati niba ari ni ku ngufu ntiwibeshye ntabazi agira icyo agiye kwinjiza ivi hagati y'amaguru harya ndavuga ngo Yesu we byonyine gutyo uko mbivuze ntabwo navuze ngo nzamurijwe gutyo uko konyine mvuze gutyo Yesu we byonyine ako kanya isasu rivuga hirya gatoya nakubwiye ko mu kwezi kwa gatanu ihuye cyangwa ibutare ndi ku kigiye twahitaga bari mu gihe cyo guhumba iyo bagusanganaga umuntu rero bakwicanaga nawe nicyo cyantabaye mugenzi arambwira atoya ako kantu karadukoraho kareke kagende nicyo cyankuyeho nishimira Imana yo mu ijuru iyo yabanye nanjye ntabwo ari imbaraga zanjye korete wari ufite ibiro 43 bitanagera kuko muri jenoside bwo nananutse cyane no kubona no kutarya ntabwo nari kubasha guhangana n'umugabo umeze gutyo n'Imana yahabaye ndayishimira cyane hanyuma rero nijya nshaka kubwira ko iki muntu ujya Imana ikakumva kugirana numvaga mbibwira Imana uzabindinde Imana yagize neza kubindinde menye rero ko ahari njya kumureba numva ngiye kumukubita byiza 95 kwa karindwi ndagenda ndamwegera ndamuramutsa uranzi ati ntabwo nkuzi nibuka muri 94 kutariki 16 ati asa niba yarabyutse n'atarabyutse ntabwo mbizi nturabyibuka ati ni hanyuma burya numvise byanje ndayimubwira gutyo namubwira ntumva ari nkubwire cyagiye bari abatutsi bapfaga yashobora ko abahutu bashobora gupfa ariko simbibifuriza biragatsinda ntibikana hanyuma ubwo nubwo rushye namukubise rwiza naramukubita n'ubwo namukubise nari mfite akabiri ya gatoya kisezerano rishya urabona ka kantu votesta magato gatya umva nkubwire ubundi wowe wari wakizwa ati nate ndasenga ati ko nuva nuko itabi nari mfite ariko umugaga nari mfite uburakari bwinshi rero uzakizwe kugira ngo ukire bya bindi wari ugiye kumurira by'ubugome neza Bibiliya ndagenda umushyirwa nayo imusigiye umushyirwa nyuma narumukubise ndakomeje sinzi niba kibaho cyangwa atakibaho muri make urushye uvuga mukubise mu kumuha Bibiliya ariko wagiye wumva nagiye numva ari umukubita rw'intoki rwiza ntari umukubita ahantu mwitama numvaga rwose ndi burubangure nkarukubita hanyuma ngezeyo nyine bihinduka ibindi nka Sawuli agiye guhemukira abantu b'i Damasiko yagerayo agahindura umuhereza Bibiliya ambwira ntuzakizwe nicyo kumbwiye ndakata ndataha uyu mwuga w'itangazamakuru nkora nawe ukora umazemo imyaka myinshi hari abagiye bawujyamo bitewe n'ubuzima bakuriyemo cyangwa se banyuzemo kumva birahuza n'uwo muhamagaro hari isano ubuzima wanyuzemo hari isano irimo no kuba warabaye umunyamakuru ubuzima bwa jenoside se yego oya nta sano bifitanye umunyamakuru ugera mubaye kera ndi umwana muto gute kera cyane ku myaka 11 ntabwo nari mbizi sinigize Bibiliya nyemerere nyivuge hari n'abarinzi bari bivuze ngo nta soni mfite uretse iz'ibyaha byanjye nzajya nirata gusa umusaraba nta soni ngira uba ndi umwana ariko ntabwo nshira isoni ibintu bibiri ngomba kujya sinjye ngira isoni ngo ntiyatinye kwa kundi kera kajya gatubona wenda nk'abantu baje nk'ibirori bihari umukobwa agasha mu gikari agakebereza mu cyanzu ntabwo byigize bimbaho niba nje ndaca mu mbuga hano haricaye abagabo hicaye abagore hicaye abakuru bato nkacamo nkatambuka nta kibazo mfite niki niba ashaka kuvuga imbere y'abantu ndavuga niba kwa kundi abantu bavuga nka discours n'ibiki naravugaga nkumva ntacyo bintwaye hanyuma rero muri 1982 igihe kibonekerwa gitangiye kuko inkubiri yo kubonekerwa yatangiye muri 1981 numvise umutima umbwira ngo ibi bintu ni ngombwa ko tubibika rya Kibeho rya Kibeho noneho iwacu ahantu hose mu kiliziya iyo wabonaga nyine bihari bigenda bisa n'ibiza ndibuka nasajya mu mafaranga 80 nguraga kasete urayibona iminota 40 banza kwanza naguze ibihonete 180 yari nini avuga ibi bintu ntabwo ari byiza ko twabibura njya mu kiliziya twagiraga radio nyine radio kasete njya kubiri coding
muri make rero ni itangazamakuru n'umuhamagaro ntarinzi kuri muri genja kwikuruguta mu ekonomi ndiga ngira nte ariko mu kuri itangazamakuru ahubwo ryari riri muri gihe kuva kera ntabizi rero mbishimira Imana ntabwo jenoside ntabwo ari yatumye waje kubyinjira mu biciye mu zihe nzira nyuma ya jenoside naravuga ngo ikintu nakora ni umwuga wamfasha noneho muramukazi wanjye ngira muramukazi wanjye nkunda cyane yitwa Konsolata Mukarusanga umudamu wa wundi Fidele Bizimana nakurikiraga rero iwacu barabatayira benshi basaza banjye mukuru witwa Alphonse Nduguteye baramwishe yarafite ishuri ry'ubutayeri yigisha kudoda yigisha n'uwo musaza wanjye nyine Fidele Bizimana noneho Konsolata Mukarusanga yiga mu ishuri ryande rya musaza wanjye noneho Fidele amuboneramo aramukunda aramushaka rero nyine turagenda nkajya nigisha teori yo kudoda nyuma ya jenoside nyine ariko nanjye nkajya mfata imashini nkanyonga nkamenya uko mbigenza ageze arambwira atariko ati ntabwo ngushaka hano ati ndashaka kujya gukora kandi kazi mbwase muvandimwe wanjye waretse nkidodera akaraka nyine ushinguzamo udufaranga kubona uko utunga abana niko numva gashaka akantu gatuma mbona ibiceri ntabwo ari ukubatunga nta n'umuntu utunga undi abantu batungwa n'Imana buriya giye nagira icyo nkora ariko nta muntu utunga ni n'umwana wanjye simutunze ishwe buriya abantu batungwa n'Imana rwose nyine ngiraho nshinguza akantu Imana inkoresha ngira icyo mpaha kugira ngo ntibashye ariko arambwira atoya sinshaka kuguma aha ndashaka kujya mu kazi yabaye umuyoboro wo kugira ngo njye mu itangazamakuru arangije yamenyanye cyane n'abantu b'iwacu yashatse iwacu amara umwaka umwe gusa n'amezi 5 barapfakaye baba baramwishe musaza wanjye urumva mukuri isano twarayigumanye kuko yahabaye akanabyara ariko niyo atanabyara ntiyabura kubona umuvandimwe rero arambwira ati jya gusaba akazi muri Minisiteri y'Itangazamakuru fata igipapuro kimeze nabi ndandika araza afite ukuntu ari umufilozofe bya cyane arangije araseka ngo ariko ushaka ko iki gipapuro wanditse ngo ahindura wandika ku kindi nanditse ku gipapuro nyine kiraho numvaga ntashaka kujya mu kazi kavuga ahubwo nayo namaze no gukora na exam shaka kujya kwiga muri universite kuko nkunda n'ubuganga nabwo ndabukunda nongera ndandika nyine rushyashya ndarutwara umunsi nabonye akazi ku itariki 21 z'ukwezi kwa kabiri mu 1996 itangazamakuru ni nawo munsi muri universite bampamagaye munze gukora nakonze kwiga muri faculté de médecine niyo nashaka kujyamo nkunda kwita ku buzima bw'abantu mu mibereho yanjye hanyuma turavugana bampamagara kuri radio kujya muri universite banampamagara kuri radio kuza kwitaba mu kazi ndagira ndafata iki itarambwira ariko giye ku kanya ruhande gutyo yambwiye wasuspanda Konsolata nyine wasuspanda ukajya gukora akazi ngo hanyuma ukazaba wiga nkamwumvira nkanamukunda cyane yambwiye ashobora no kumbwira ati simbuka mu giti cya metero 10 cyangwa 20 no gusimbuka umva ntacyo nabo hanyuma nyine njya mu kazi nsanga bamaze gutegura intebe kwicaramo amampaye nyine lettre d'affectation kwa kundi baguha ama responsabilité byose babirangije sanga nitangazamakuru kandi koreta navugaga make cyane nubwo bwose ntatinyaga ngo ngire isoni ariko navugaga make nkumva ntabaza umuntu ngo mushimuze ngo ibiki nkumva nyine ntazabishobora ariko nyine ntabwo nari nzi neza itangazamakuru icyo aricyo itangazamakuru ni umwuga mwiza uguha umurongo w'ubuzima buri nyabwo nta bantu bajya bibeshya ngo abanyamakuru ngo ntumva ngo ntumuvuge ngo umunyamakuru arahari ntabwo ariko umunyamakuru ateye umunyamakuru w'umwuga akora ibyamujyanye ndetse nk'ubu nshobora kuvuga nti iki ngiki cyihorere n'iki ngiki twavuga ni ukakihorera kuko nabigusabye hanyuma rero ntangiye itangazamakuru gutyo nako ndavuga ngo nkomeza umurimo wa muvandimwe wanjye Konsolata ababaye ikiraro gituma ninjira mu itangazamakuru basi ninjiraho nagomba kujya nyuma imyaka myinshi nari imaze 26 n'irindwi ubwo nibwo ninjiye mu itangazamakuru kandi ku myaka 11 nari natangiye kugaragaza ko shobora kuzarikora reka dusoreze ikiganiro cyangwa se ubuhamya bwacu ku rugendo rwo kwiyubaka wavuze uti naje kugira ngo ndababarira abantu ariko kwiyubaka cyangwa se kubaka umutima no kugira umunakiri bikomere ni processes twari byaka myinshi nubwo buri mwaka biba bitangana nuko mbere biba byarahoze urwo rugendo kwiyubaka mu mutima no kwiyubaka mu itangazamakuru uyu munsi abantu bakaba bazi Korete Mukandemezo nkuko bakuzi tunyine muri make yakuza kugera uyu munsi yewe bose koko muri make nawe rwose koko urabona ndi mu bishobore kwiyubaka ni ikizami gikomeye ariko kirashoboka nkunda kubwira abantu ko ubuzima
ari urugamba ariko rukaba n'impano. Impano abantu bazizi ku munsi w'ubukwe muzabyitegereze burya bazibika neza cyane no mu modoka y'abageni ko baba bashaka ko nta muntu uzikoraho kandi ariko na buri wese aba afite amatsiko yo kwihambura ngo amenye ikirimo. Bari n'ugiye ashobora kuza akayikohokana akirukanka yagera agasanga harimo n'ikintu wenda cyoroheje. Rero kuko ubuzima ari impano ukaba n'intambara ngomba gufata iyo mpano neza nkayibumbatira nkarwana intambara yuko ntawayinkuraho. Niyo mpamvu nashoboye ndabishimira Imana nabyo ntabwo ari igihe kugishoboza nyuma ya jenoside kuko namaze hafi umwaka ndira cyangwa imyaka 2 ndira pe nkarira nyakurira nkajya mu nzu nkiyorosa nkashyira yisubiye kubiri nkarira nkibuka nkarira bose nkibuka mama nkarira nkibuka data nkarira nkibuka abavandimwe nkarira nkumva baranampemukiye kunsiga nanjye nkagira nkumva narahemutse ko gusigara mbese nkabiburungushura nkabikatisha nkabona nkabura igisubizo. Ariko nyuma nza kubona igisubizo cy'uko ariko gupfa kwabo n'umundi byari kugera bakapfa cyangwa nanjye ngapfa ahubwo hari uyapfa umwe ari Imana idapfa idahindurwa n'ibihe iyo ngiyo kandi kuko ihoraho kandi inzira ari yanjye ngomba kubaho. Icyo kiva mu nzira menya ko Imana idapfa idahinduka ariwe data ariwe mama ariwe ibintu byose none ushobora kubaho. Nongera kurwana urundi rugamba rwo kubabarira uwampemukiye nabyo bifatira igihe yewe nyine nkubitwa ibiboko sinzi niba ari ibiboko ariko nyagasani nyine nyereka kuko nkwiye kubyitwaramo kampa umurongo. Icyo nakirenzeho gato kuko kuri 21 z'ukwa 12 1995 kandi iyo tariki nine navutseho icyo gitangaje 21 z'ukwa 2 iyo tariki navutseho niyo natangiriyeho n'itangazamakuru ngo mbese umunsi nizihizaho isabukuru y'itangazamakuru niyo nizihizaho n'isabukuru y'amavuko biragendana. Nabwo rero ngira inzozi nyinshi nabwo nabanje kubona njya i Burundi ubwiza ntabwo mpazi ntabwo ndajyayo ariko nkabona akagiye mbona umuntu arankatishije anjyanye mu nkambi yo muri Kongo mu kanya gato mbona ngeze iwacu aho mvuka mbangezaho data bari baramujugunye mbona baramushyinguye bashyiraho itaka sinamenye igisobanuro cyabyo ndakomeza gusenga Imana ngizansobanurira ibyo ari byo mbona hari umurongo w'intozi uri aho papa bamushyinguye aho hantu nyine uko nahantu yitwa cyari uko ari hafi y'iwacu yararagiye inka barahamusanze barahamukubitira baramwicira arahago nyine bamutaba mu gaferege kari aho ngaho. Noneho mbona umuntu wicaye kumva yifashe mapfubyi umuhungu yifashe atya mapfubyi nyine ndamwitegereza ndavuga ngo ariko se ko ndeba umwana ko ndeba ari umututsi batutsi bazabara kugeza ryari. Mu kanya gato hepfo yaho papa bari baramushyize banashyizeho nyine itaka nk'imva mbona undi mwishyamba nawe wifashe nk'uri mu ipfunwe nyine bose abahutu bazihisha kugeza ryari. Mba ndakangutse mana yanjye nyine ntangira kumva interpretation umva iraje kuko ntago bitina ntangira kubona ibisobanuro. Uwo munsi nabuze umwuka mu masake neza umwuka urabura banjyana Faisal kumvuza ni witwa Jeanne Nyirabeza ni wanjyanye ni mu bizara wamuna mu kazi wanjye nakubwiraga wa wundi ko suratamka rusanga tugeze mu muryango wa Faisal mbona umugabo arimo kunywa mitsige nawe isura yenda yirora ntiyanze kumva mu maso ndavuga nti duri nguni nawe afitanye isano n'abanyiciye. Ninjira muri Faisal muganga arapima amaraso abura malaria hanyuma bampa imiti kuko barabuze malaria bampa imiti nyine yitwa diazepam ni imiti sinziriza. Wa muvandimwe wantwaye baramubwira ngo na incyuri arambwira Toyati yarajaburu yari yabuze umwuka ntago namutwara baramubwira ngo rega ngo mutware ngo uburiri bwanyu nibwo bwiza. Nyarwanda yaravuze ngo imfubyi yumvira mu rusaku nahise numva icyo bashatse kuvuga ko nyine babonye ko nta kindi ndwaye ko harimo ikibazo cy'ihungabana. Nibuka zanzo zinagize ndazikurura ndavuga nti Imana yanjye ndagira nte ko nkeneye umuntu umfasha nkihana kuko umutima wanjye wagiye mu rwango rwo runkozeho. Hari umupapa kandi turanyitwaga Fidel Gatsinzi umugore wakitwa Koreta mbe nawe Fidel ari musaza wanjye na Koreta noneho urumva nyine narabakundaga pe ndavuga nti Imana ikamfasha nkagera mu rugo vuba ni ku Kimihurura hariye nkareba umupasiteri akansengera nkamwaturira ibyaha by'urwango mu mutima n'ubugome kuko nibyo binyisha. Nibwo nahise mvuga ryajamo navuga ngo Mana icyo nzi neza nuko umuntu wese wamuremye mu ishusho yawe uwo ari we wese wamuremye mu ishusho yawe ntawe ugira amaraso atandukanye n'ayindi. Ntabwo nshaka ko amaso yanjye azajya areba umuntu
babonemo ko ari uwampimukiye unaranginda mwene magambo abo bantu warebaga isura nawe ukabonamo ubwo ukavuga uti bariya uriya n'umuhutu nabikubwiye ariko yego sinabikubwiye ko wanasanze kumva wicaye kumva n'uwari uri hepfo mu gashyamba niyo narebaga abantu rero mu buryo busanzwe niko nabibonaga mpita mvuga nti Mana we iki kintu ntandukanye nacyo ntabwo nzongera kugira imitekerereze imeze gutyo ndabababariye uko nanjye baranyiciye ariko ngiye no gupfa mpagaze nta mpamvu yo gupfa mpagaze icyo kirarangira ndababarira ninjira mu buzima bwo kwiyubaka rero ntangira imirimo ndasana inzu mu Nyakabanda ndabyibuka nibwo nahembutse ntangira gusana hari harasenyutse akazi ndagakora itangazamakuru ni akazi gakomeye ni akazi gasaba kwitanga ni akazi gasaba kwitwararika ni akazi kagusaba kwemera kugawa byongereho critique nabuze ko mbyita critique iyo umuntu ataguhaye kunengwa nibyo kunengwa ugize neza ndagushimiye nakazi iyo utemeye kuba kunenga ngo bakwereke bati iki ngiki ntago buriya wari kubigenza utya ntago utera intambwe ikindi bisaba kwitanga kandi utagamije kunguka nonaha ubu n'imyaka 26 muzitangaza amakuru harugeramo akabona karari ijoro we bakamubuza saa 8 akavuga ati ibi simbishoboye kandi naje gusanga ikintu haye ubwenge ubwiye ubwonko kirabwakize kavuga uti biranze iyo uvuze ngo biranze biranga koko ariko uvuze ngo birakunda mwinjiramo rero ndagakunda ndagakora mu gihe n'ikitari igihe ndabyita igihe n'ikitari igihe kuko maze gushyingirwa nari nk'amazemo imyaka 2 itangazamakuru rero ni akazi gasaba ubwitange ni akazi gasaba kwitwararika ni akazi gasaba kwihangana ku buryo bukomeye no kwemera ko abandi bakunenga bakubwira bati ibi niba kunenga ntuzagire ngo baraguhemukiye ahubwo baba bagufasha kurushaho kubinoza iyo ngeze aha ngaha mpita nibuka nkunda kubivuga kandi mushimira umuntu witwa Marcel Rutagarama yankoreye ikintu gikomeye nko muri 2014 ariko nakubwira ibintu nyine mu rwenya ukabona n'urwenya ariko atari urwenya gusa arahamagara kuri telefone ntabwo twari turi kumwe ariko kore aturabona ati umuntu ateka igitunguru akavanga n'ibishyimbo n'igisusa ati buri buvuga iki ati ubuze uko hari ukumva ndavuga yewe kombe nuko mvuga mbese kuvugana kuri vitesi diri ukwirukanka kugira ngo n'umuriro waka ye baba we Marcel abankora ikintu gikomeye n'uyu munsi none yongiye kuvuga nibuka ko Marcel yambujije kudoda uvuga nyine nsanga koko vuga ibintu yimufata icyungu gatanya n'umunyura mvuze iki se waharamiye iki hari ukuntu mvuduka nyine nkurikije iminota ibiki ugasanga urabizingazinze yego nturandaga ariko ukavuga ku buryo usohora ijambo umuntu agashobora kuryumva ngira ngo rimwe bavuga byo gukunda kunengwa umuntu wagiye mu itangazamakuru atumvira editor amubwira ngo wabyishe akamurakarira ubu ngo yari ahita ataha arataha akajya guhindura akajya mu bindi pe kandi uwo byababaje akihangana agakomeza nyuma yashatse editor aramubwira ati warakoze ndagushimira ibyo wakoze n'ukuri n'ikintu cyiza iyo ugize umugisha ukabona umuntu ukubwira ati ariko ahangaha buriya byagomba kugenda gutya biragufasha rero itangazamakuru ndarikunda kuko nyine ni umuhamagaro wanjye kandi uko imyaka igenda ihita ngenda nkora byinshi kurusha ibyo nakoraga mbere nabyo biranshimisha ariko shimira n'abayobozi bacu kuko aguha umwanya akakubwira ati mugafatanya niba ari icyo ugiye gutunganya akakubwira ati wongeramo washaka uyu n'uyu wari kugira iminota iyi wumva biryoshye nabyo biragushimisha rero bagenzi banjye abanyamakuru niba udakunda kunengwa ntushaka uba wigendera icyo cyaba cyiza rero ni umurimo nkunda hari icyo byakubatseho mu buryo bw'isanamitima gukora itangazamakuru ukora ka kazi ikiganiro cy'umuryango nkorana n'abantu benshi bize ibintu by'imitekerereze ni ibintu ngenda niga ubuzima amahugurwa umuntu ajyamo bitabusoma bavuga uti ariko nakwitwara ntya hari abantu nkunda cyane bita isangano ry'abagore baharanira amajyambere y'icyaro hari umubyeyi wabo nasanzemo nkigerayo yitwa Godelive Mukasarasi niba arahari ni umuyobozi wa Sevota akandwa kuvuga ngo ibitekerezo njyabuzima cyangwa ibitekerezo njyarupfu hari igihe utekereza uburyo njyabuzima cyangwa ugatekereza uburyo njyarupfu kandi koko wabitekereza muri ubwo buryo bukagenda nakavuga terega ati ubwo ndeba harega ati byararangiye biba byararangiye byo
iyo ugiye utekereje gutyo birakurangirana ariko ubwo biracyakomeza ubu biratangiye ubaho ugasimbuka ibintu ukanyura ahantu mu nzitane mu biki ukabasha kubitambuka kuko atari ibyo ntabwo nari gushobora gukora itangazamakuru ngo ndwaze ngarambe imyaka 13 yamaze arwaye mu myaka 15 twamaranye ngo nkora akazi ngende musize nka Faisal cyangwa musize CHK cyangwa musize ngo nkore mbashe kubibasha kuko hari igihe yagiraga uburwayi nkaba mu bitaro nkaba no mu kazi cyarimwe kandi sinigeze nkaburaho icyo mbishimira mu Imana sinigeze nkaburaho ngo wabone ko mbese numve byanyubeye cyangwa hari n'ukuntu umuntu ashobora kugenda nk'uko dukora akazi k'itangazamakuru harimo no gutegura n'indirimbo n'ibiki umuntu akavuga ati ariko buriya ndirimbo wateguye buriya nta sano ifitanye n'ibyo mu buzima bwawe umuntu agashobora kugusoma mu buzima bwawe kubera ibyo wateguye muri make bashaka gutandukanya Koreta ufite agahinda muri Faisal arwaye umugabo na Koreta uri kuri mikoro cyane ibintu bibiri bigatandukana niyo mpamvu nkubwira ngo n'ikibazo ufite itandukanye nacyo wikikorera gishyire ku ruhande ugifesinga ukirebe ikibazo uragishyira hariya ukacyitegereza byabana ngo ukagisunika ntabwo ushobora gusunika ikintu wikoreye icyo wikoreye cyo kiragutsindagira kikakubuza gukomeza ariko ikintu gishyira ku ruhande ubundi ugakomeza ubuzima niba ari ikikuvuna niba ari abakugora niba ari ibibazo mu buzima bishyire ku ruhande ubyitegereza umenye icyo ukora birashoboka kandi ugakomeza ubuzima ubuzi byo mpita nanibaza ngewe najyaga ntungurwa n'ukuntu ubasha gukora ikiganiro cy'umuryango ariko n'ukuntu wanima na epa umwana muto w'umusore mukabasha guhuza mu kiganiro rwose kumva Koreta yabaye agakumi abasha gukominikana n'abasore n'inkumi bari mu kigero cyabaye epa cyangwa se munsi yabo ibyo bigenze ute ntago sinzi igihe ntago ngira ahantu mpagarara ngo mpahere mu bakuru mba mukuru mu bato nkaba muto n'uduto cyane bano nyiri utwana tw'inshuti zanjye duto cyane arakana gato nkunda kitwa Belize indi zidize kajya kaza Koreta ni nyirakuru niwe ajya ariko we Koreta ko ni Koreta nyine ngende Koreta kakaza kakamuhobera nyine kakambwira amakuru yabundi twahuye kava kuvoma noneho nanye mfite akajerekani k'amazi Koreta ni aransuhuza aramuhobera arangiza ati mpereza uwo mufuniko wa akajerekani ke nta mufuniko wari ufite kari nyine gapfunduye nakuyeho ntacyo sinde musobanire ngo urabona nahise nk'umuha nta bintu byinshi icyo kintu rero ntago sinamenye uko Kristo yabigize abantu bose abato n'abakuru abakomeye n'aboroheje buri wese numva nyine umuntu wese rega nuwa gaciro mu maso y'Imana nuko nguko mbireba umuntu wese yava kagera hari umwe muvana mwese kumva ariko nawe numva ko kuri ntangiye kudoda inyuguti zimwe ndazimize arambwira ngo ariko nawe ngo bazahari ngo ushaka kuzaba mu depite ngo abantu bose ngo nyine abantu bose nabagaciro nicyo kinshoboza navuze ngo mana uzandinde kugira umuntu usuzugura kuko umuntu wese ari mu ishusho y'Imana kandi arihariye niyo mpamvu rero umuntu wese tubana nkumva nabibashije nkumva ngo uwe neza wenda nabarukukuri nawe ngezeyo wasanga byemera reka ngushimire cyane Koreta Mukandemezo kuba wafashe uyu mwanya wo kwemera ko tuganira ndahamya nashidikanya ko hari umubare munini w'abantu bafashijwe no kuba bakurikiye ikiganiro bumvise ubuzima wanyuzemo hari n'igihe usanga hari abavuga ati burya ndaganirira njyenyine nyamara uriya duhuje inzira y'urugendo ariko kandi yariyubatse arakeye ku maso arakeye ku mutima nanjye ngomba kubirenga wa mugani wawe akumva yuko impano iruta izindi afite ari ubuzima reka rero ngushimire kandi nkwifurize gukomeza gutera imbere mu buzima busanzwe no mu mwuga w'itangazamakuru nanashimira abakurikiye ikiganiro twagiranye mbasabira mwese yuko cyatanga umusaruro urushaho kubaka ubunyarwanda kubaka ubumuntu kutwubaka ndetse no kutubanisha neza na bagenzi bacu ibihe byiza yego ndabashimiye cyane